indirimbo yiswe Là-bas, nizere ko wayinsabye iri mu mugereho mu kinyarwanda. Ati hariya ibintu byose ni bishya ariko biteye ubwoba. Ni umubumbe wigenga utagira imipaka cyangwa uruzitiro. Hariya inzozi zacu ziba ntoya, niyo mpamvu nzahajya. Hariya over there là-bas hasaba umutima n'imbaraga na courage, ariko ibintu byose birashoboka ku myaka yanjye. Niba ufite imbaraga n'icyizere, zahabu iri mu maboko yawe, mu biganza byawe. Niyo mpamvu nzahajya. Wijyayo, hari imiyaga, hari n'ibibazo, hari imiriro, amashitani n'ibitangaza, des mirages. Ndabizi ko byoroshye buri gihe, rimwe na rimwe bizakorohera. Basi gumana nanjye, turakundana cyane, dufite ibyishimo bigiye kuza. Ngushaka nk'umugabo wanjye na papa wanjye, wirota kugenda. Hariya ariko buriya ntabwo byumva, ibyo twasengeye byose tugiye kubibona, kandi kugumana nawe ntacyo bizahindura uretse kuvuka gusa no kubyara gusa. Njye nitwa Kai Proctor. Hariya kure y'aho tuba n'ibyaro byacu, nzibagirwa ijwi ryawe, basi n'isura yawe wagiye. Yo, none se basi nzaguhobera nte? Basi uzasimbuka uhita, nzashakisha uburyo wijyayo, nzashakisha icyubahiro cy'umuryango wijyayo. Ese uragira ngo kungumana hano byakumarira iki wijyayo? Oya reka njyeyo, wenda nzakubura igihe gito wijyayo, hari n'igihe bizanyobera amageze. Oya wijyayo, ni hagati y'umugore n'umugabo. Umugore ati wijyayo, umugabo ati ngiye kubona ubukungu. Indirimbo zose muri comment nkazigwa muri video ikurikira.